Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro. Twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Nitwa Isaac je kubagezaho amakuru yihuta atugezaho kano kanya. Iminembwe cyangwa se ahitwa Poezero habera imirwano ikomeye cyane ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Hagabwe igitero karundura gikoresheje drone ahitwa za Karingi cyangwa se aho abanyamurenge bakunda kwita mu Karingi za Gakenke za Mikenke Minembwe Centre. Aho hose amasasu yaravuze ubuha. Na makuru tugezeho ravuga yuko byabaye mu ijoro ryake, ariko kugeza uyu munsi hari ni makuru mashya yongeye kuvugwa muri ibyo bice. Abaturage barahunga amasigamana. Turakubwira uko byagenze abaguye muri iyo mirwano ndetse na nicyo yarigamije n'ubundi ni hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bacyo batandukanye barimo Wazalendo, FDLR, Abarundi, Abasadek barimo Angola ndetse na Tanzania, nubwo binavuga ko ari mu kuboko kw'abacanshuro bafasha cyane cyane mu bijyanye na tekinike cyangwa se imyitozo y'ikoranabuhanga nko gukoresha izi drone n'izindi ntwaro ziremereye abasirikare ba FARDC basanzwe batazi gukoresha. Birumvikana, reka twihute tujye muri aya makuru. Ndaza no kukubwira ku bitangazo M23 isohora ryihuta rireba ubutegetsi bwa Kinshasa na Tshisekedi muri rusange, kandi ko ari ibintu ushobora kumukoraho. Ndakubwira ibiri kuvugwa i Masisi, ubundi nze kukubwira ibyongeye kuvugwa Uvira. Na makuru rero atandukanye tugiye kwiga tubandaho. Reka duhere Minembwe. Iminembwe ubundi na gace kamaze iminsi cyangwa se igihe kagabwaho ibitero bikoresheje drone. Abenshi baranibaza bati se k'ibitero ahanini bigabwa mu baturage b'abasivile. Abaturage b'abasivile akaba ari abantu batazi ibyo kurwana, bakaba kandi batari no muri iyi ntambara. Ubundi intambara ari yatwirwaneho na M23 nyine bafatanyije bahangana na leta cyangwa se n'igisirikare cya leta ya Kongo na FARDC. Kuki usanga FARDC ikoresha imbaraga z'umurengera mu kurasa ku baturage b'abasivile b'inzira karengane uhanini batabari no muri iyi ntambara? Kubera ko ntabwo ibi bya drone bivuzwe ubungubu gusa aho M23 imanukiye muri Kivu y'Amajyepfo, na mbere hose hagendaga hagabwayo ibitero, ariko iki gihe bwo nyine byarushaho gukaza umurego binazamo drone. Abenshi bakibaza impamvu yabyo n'impamvu nyamukuru y'ingi gutuma nyine ahangaha hakomeza kugenda hagabwa ibitero, ariko noneho bikazamo n'indege zitagira pilote cyangwa se za drone. Ahitwa rero Gakenke, ahitwa Karingi cyangwa se mu Karingi Minembwe Centre, ndakubwiza ukuri ko ibyabaye ku munsi w'ejo ari ibindi nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Kugeza ubu amakuru agaragaza yuko hari abasirikare ku ruhande rwa Wazalendo bahaguye abagera muri 11. Amakuru agaragaza ko bahasize umutwe. Na amakuru ko tutaremeza neza, ariko biri kuvuga ko baba barahasize umutwe 11 bose, kandi hakaba harimo umukoroneri ariko muri babandi bita nyine ba autoproclamé cyangwa se nyine babyigira bari bifata bo muri uzanya turaza Wazalendo za Mayimayi n'abandi bose barifata kavuga ati ndi koroneri, ndi kapiteni, ndi major, ndi general, ntaho yabikuye cyangwa se atarabyigiye. Abaro kabango barapfuye, ariko inkuru babaje cyangwa se igiteye agahinda akaba ari uko abaturage barindwi nkuko ikinyamakuru Minembwe Capital News cyabitangaje bahaguye cyangwa se bahasize ubuzima. Byose rero bikaba byarakozwe biturutse ku bitero by'uruhande rwa FARDC n'abafasha. Bitero byabyiganjemo abasirikare b'Abarundi, bakaba harimo kandi na Wazalendo, ariko abenshi bivugwa ko ari Abarundi. Ibi rero bikaba ari ibyagabwaho kugeza ubura abaturage bakaba ngo ari guhunga amasigamana bambuka umugezi witwa Rwiko. Ubundi ni umugezi uturuka ku mugezi munini witwa Minembwe. Minembwe ni umugezi munini cyane, abahazi bakubwira ko ari umugezi munini. Ngira ngo dufashe ingero zo mu Rwanda hari imigezi nka Kagera, Nyabarongo, ariko muri yose uyu mugezi wa Minembwe urayiruta. Ni umugezi rero munini cyane. Urumva abaturage kugira ngo bambuke uyu mugezi wa Rwiko nawo ntago ari umugezi mutoya. Uyu mugezi wa Rwiko bawuhunga kandi biruka, binumvikana ko bashobora no kugira ibibazo bakabagwa muri aya mazi bitewe no guhunga ibitero bya FARDC n'ababafasha bari kujya guhangana natwe irwanaho na M23. Abakurikiranira hafi rero iby'imirwano cyangwa se iby'ibitero baravuga ko FARDC ahanini iri gushaka kujya guca intege twirwanaho na M23 ubufatanye bwabo, kubera ko babona ko kuba baragize ubufatanye bishobora kuba byazana imbaraga nyinshi, kandi ko igisirikare cya leta Kongo FARDC imigambi yacyo itagerwaho uko bikwiye mu gihe cyose haba hari ubufatanye. Ikindi kandi gica intege igisirikare cya leta FARDC nuko M23 na twirwanaho bafitanye imikoranire myiza n'abaturage bahariya imurenge. Ari nayo mpamvu Tshisekedi yazanye politiki yo kugira ngo ahitemo bamwe mu banyamurenge kubumvisha buryo ki cyangwa se no kubaha
amafaranga kugira ngo bagaragaze yuko impamvu M23 turwaneho barwana zitumvikana, ahubwo ko abasirikare cyangwa se ingabo z'u Burundi zakoze igikorwa cya kigabo cyo kugira ngo bahoshe umutekano hariya muri Minembwe. Nyamara kuva bari abanyamurenge bavuye i Bujumbura gushimira Ndayishimiye cyangwa se bari abazwi nka Kagara bigumuye kuri bagenzi babo bagakora ibikorwa binengwa n'amahanga cyangwa se binengwa na bamwe mu banyekongo bakomeje guharanira uburenganzira bwabo. Bavuga ko ibitero byongeye gukaza umurego nyamara budakeye kabiri bavuye hariya. Ukibaza rero niba bashobora gushimira umuntu nka Ndayishimiye nyamara bwacya ugasanga ibitero birimo abarundi, birimo FDC, FDLR, wazarendo bose kandi bakongera kubigaba ku banyamurenge nyamara bavuga yuko Ndayishimiye ngo yaba yagaruye umutekano. Byose bikomeje kugenda byibazwa biraho ngaho. Hanyuma rero iki gitero nyuma yacyo AFC M23 bahise basora itangazo ryihuta na Alliance Fleuve Congo M23 basohoye itangazo rishinja ingabo za leta ya Kongo kugaba ibitero by'indege zitagira pilote zizwi nka drone mu duce turimo Minembwe, Gakenke ndetse na Karingi. Iri tangazo rikaba rivuga ko ibi bitero byakoranywe ubugome kandi bikaba byakoranywe ubukana ndenga kamere. Ni tangazo ryo kuri iki cyumweru rivuga ko mu ijoro ryakeye ryaho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo nyine bwo no kuvuga FDLR, Wazalendo, Abarundi, Angora n'abandi bagabye igitero mu bice byo mu misozi ya Gakenke, Karingi no muri centre ya Minembwe kandi ko byabangamiye abaturage b'inzira karengane. AFC M23 ikavuga ko ibyo bitero byahitubunye ubuzima bw'abantu nubwo batatangaje imibare, ariko amakuru twebwe tugira avuga ko abaturage bagera muri 7 bahasize ubuzima, ndetse ibitero bikaba byaranatumye abandi bava mu byabo barahunga nk'uko nabikubwiye, bakaba benshi barahunze bambuka umugezi wa Rwiko, umugezi munini cyane. Aha rero M23 itangaza ko itazakomeza kwihanganira ubugome nk'ubu ngubu bukorwa n'ingabo za leta bafatanyije n'abandi bagezi ba nabi nk'uko Alliance Fleuve Congo M23 babitangaza. Aha rero bakavuga ko nabo nibikomeza gutya bazakomeza kurwana batabara abaturage. Mu gihe kandi bimeze bityo nuko muri teritwari ya Masisi ahangaha hari amazi minsi atumvikana ibigendanye n'imirwano. Ni imirwano yaherukaga kumvikana cyane ubundi mu ntangiriro z'umwaka ushize na mbere yaho, aho M23 yarwanaga hasi hejuru igenda ifata agace kamwe kuri kamwe kugeza ubwo ifashe centre ya Masisi. Icyo gihe mwarabyumvise ko byari ibintu bidasanzwe, ndetse yari yanafashe na Sake, aho hose rero yaje kwirukana ingabo za leta n'ababafasha barimo Wazalendo na FDLR. Ariko nubwo bimeze bityo hari abasigaye mu misozi itandukanye ndetse no mu mashyamba, ku buryo mu masaha y'ijoro usanga baza kugaba ibitero mu baturage bagamije kubiba. Amakuru rero mashya ari kuvugwa i Masisi hafi ya za Muheto, za Rubari, Mpanamo, Matovu, ejo isasu ryavuzaga ubuhuha. Harashwe bikomeye cyane, ninkubwira ngo harashwe wumve ko byari bikomeye cyane. Icyari kigambiriwe n'iki rero, nubwo benshi nabonye bagenda bandika cyangwa se batangaza yuko ngo ari imirwano ikomeye hagati ya M23 na leta ya Kongo n'igisirikare cyayo, ntabwo ariko bimeze. Mbere yuko ngugeza haya makuru nabanje gutohoza sanga ibingibi ari bya bitero bya FARDC na Wazalendo, ariko leta yukuvuga ko n'undi ari Wazalendo gusa baba bagamije kujya kwiba abaturage cyangwa se bita gupia, gutwara amatungo arimo ingurube, ihene, ibyo kurya, ibyo mu mirima, ibirayi, ibijumba, amateke, imyumbati n'ibindi bitandukanye, byose bakaba babikora bitwikiriye ijoro. Kuko ni inkuru yavuzwe mu masaha ya 2 saa moya gutyo zo ku munsi w'ejo ku cyumweru, nibwo aya makuru yatangajwe bivuga ko bari bakamejeje, ariko ngo barasha amasasu nkaho wagira ngo bari kurwana na M23. Icyakora cyo rero mu masaha ashyira saa 4 z'ijoro baje gushushubikanywa n'ingabo za M23 n'ubundi ibarasaho urufaya rw'amasasu, ndetse amakuru agaragaza yuko hari ababa bahaguye. Ngo abakoze ibi rero ni Wazalendo, ariko biganjemo babandi bitwa Nyatura, Maimai Nyatura. Aba rero bakaba ari bo bagabye ibitero kuri ku bice bigenzurwa na M23 bagamije ariko kwiba abaturage. Kugeza rero benshi bakomuvuga ko M23 nubwo yafashe ibice bitandukanye, ariko hari ibice byagiye bisigaramo za Wazalendo na za FDLR, cyane cyane mu bice birimo amashyamba, kubera ko imiterere hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubundi ukuntu hateye ni bafite amashyamba manini cyane, ku buryo nk'ishyamba tuvuze nk'ishyamba wenda rya Virunga rikikije Goma, Nyiragongo,
ni ishyamba udashobora kugenda ngo urirangize cyangwa se umuntu niba kwishemo ngo upfe kumenya aho aherereye, bigatuma rero abo barimo wazalendo barimo FDLR ariho bakomeza kugenda bihisha. Ari mpamvu wumva ukumva nk'abayobozi bo muri FDLR kugeza ubu nta uzi irengero ryabo cyangwa se aho baherereye, baba barihishe muri ayo mashyamba. Hashize igihe bivugwa ko bitazwi nk'aho witwa General Omega uyobora ng'abarwanyi ba FDLR bataza aherereye, bivuga rero baba bari muri ayo mashyamba. Hashize igihe bitazwi aho witwa perezida wabo wa FDLR nyine ngo ni General Rumuri Victoire Byiringiro batazi aherereye, nabo baba barihishe amashyamba nk'ayo ngayo kubera ko nyine hariya hari amashyamba maremare cyane. Nicyo kiri kuvuga rero muri teritwari ya Masisi. Ubundi nta mirwano ikomeye twavuga yahabaye igendanye no guhangana hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, nibyo biri kugenda bihavugwa. Ikindi twagarukaho tugarutse inyuma gatoya ni Uvira mwabantu mwe yabaye Uvira. Yewe sinze Uvira ikihari cyangwa se ikihisha, ariko Uvira yabaye Uvira. Urajya kumva ingabo z'Urundi ngo zaje amabatayo angahe, ejo bundi M23 afashe imodoka zigira muri 3 zose zije kwisuka ahangaha. Mbere yaho byabaye, nyuma yaho hagiye havugwa ko hari gukorwa ariko haramforosa ingabo nyinshi cyane, ariko zikaba ziganjemo abarundi na FARDC. Byose rero benshi baribaza biti se aha Uvira hahisha iki? Niba bari kwikanga ko M23 ishaka kuhagaruka, niba bari kurinda ibice uyu Uvira ko bamaze kwisubiramo ko M23 yayibasubije, nta uzi ngo ibintu byifashe bita. Ariko kugeza n'ubu rero amakuru aragaragaza iki? Hari ingabo za ngora nyinshi zikomeje kugenda zisuka muri uyu mujyi. Hashinzwe ibitwaro hafi y'aho ngaho ya Uvira za Kabunambo. Hakomeje kugenda hagaragara imirongo miremire y'abasirikare ba FARDC n'abambari babo biganjemo n'abarundi. Rero kugeza ubu ngubu abenshi bacungira hafi cyangwa se abasesengura iby'iyi politiki cyangwa se iby'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga bati ahantu hitwa Plaine de Ruzizi cyangwa se mu kibaya cya Rusizi hariya hashobora kuba hagiye kubera intambara y'amateka idasanzwe, kubera ko nubwo ingabo za leta ya Kongo ziri kwitegura gutyo zifatanyije na FDLR, bafatanyije n'abasirikare bangura na Tanzania, bagafatanya n'abarundi cyane cyane n'abari gushyiramo imbaraga cyane. Benshi banavuga bati se abarundi bundi bafite n'ikikango ko M23 yatera Bujumbura dore ko ari hafi yaho. Nyamara M23 yatangaje yuko yabitangaje mu mpera z'umwaka ushize, bavuga bati Uburundi buhora bwikanga butangaza ko dushobora gutera ingabo Bujumbura, nta gahunda dufite kuko ntabwo M23 iri mu ntambara n'igihugu cy'u Burundi imbere, ntabwo ari kurwana imbere mu Burundi cyangwa se iyindi intambara barwana bo batangaza yuko ari intambara yo kurwana n'abanyekongo bene wabo babimye uburenganzira cyangwa se babwimye abanyekongo bandi batandukanye, aho usanga igihugu cyarazahajwe n'ibibazo ahanini ariko bishingiye ku macakubiri no kwica abo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane, ariko n'abavuga ikinyarwanda muri rusange. Aha rero ugasanga Burundi bwo buhora bufite ikikango cy'uko ngo M23 ishobora gutera Bujumbura. Ibyo mwigeze no kubyumva, ndetse Perezida Ndayishimiye cyangwa se bikunze kwita Neva atangaza yuko ngo M23 ngo n'u Rwanda, dore ko nyine bo bavuga ko ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, ngo barashaka guteza intambara, ngo kandi iyo ntambara ngo ikaba iyakarere kose, ngo kandi ikigambiro cyane ngo barashaka gutera ngo Bujumbura. Icyo gihe ngo Bujumbura na Gitega, icyo gihe yanavugaga yuko ngo ibyo ngo bari kugambirira bitazagerwaho, ngo kubera ko ngo Burundi bufite imbaraga nyinshi cyane, ndetse byongeye no gusubirwamo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga yuko ngo abantu bibeshye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, nyamara ngo cyo gifite imbaraga nyinshi zishoboka, ngo kubera ku buryo kiri kwigaragaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo iyo kitahaba ngo M23 barakubise cyane igisirikare cya leta, ariko n'ubundi binagaragara ko yagikubise cyangwa se yakizahaje. Aha rero muri Plaine de Ruzizi abenshi baravuga ko hashobora kuba hagiye kubera isibaniro cyangwa se umuriro waba ugiye kwaka hagati ya M23 n'ihuriro rifasha ingabo za leta ya Kongo FARDC. Muri iki gihe ibintu bitoroshye na gatoya, ni ukuvuga ko rero FARDC kuva M23 yabasubiza umujyi wa Uvira ivuyemo kugira ngo ihe umwanya inzira y'ibiganiro ndetse natanga agahenge, leta ya Kongo yahise ikoresha uyu mujyi nko guprofita cyangwa se ndi twita gusahurira mu nduru. Nibwo yatangiye gukaza ibitero igaragaza, abenshi bavuga bati biranashoboka ko yatekerezaga ko
n'ibindi bice yabifata, nyamara ahangaha itarahafashe binyuze mu masasu cyangwa se binyuze ku mbaraga zayo, ahubwo ari ubushake bwa M23. Bakaza ibitero rero batangira kugenda bibasira cyane, mwagiye mubyumva nyine ahantu hitwa za Sange, ahantu hitwa za Kabunambo, za Ruvunge, ahantu hatandukanye hose usanga FARDC iri gushaka kwigaragaza, ishaka kwirukana M23, ariko nayo yababereye ibamba, ahubwo haguye abasirikare benshi kugeza ubwo uyu munsi tuvugana. Ntabwo ari ibikabyo, ni inkuru ihari. Amakuru avugwa ko mu bitaro bya Uvira byuzuye rwose abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC biganjemo Wazalendo n'Abarundi. Reka twigire mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ikomeje gukaza umurego, intambara ihanganisha Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel. Barafatanyije kuko bireruye rwose, ubu ngubu nta banga ririmo. Bakomeje kugaba ibitero kuri Iran nayo ikomeje kugenda yihimura, igaba ibitero mu bice Amerika ifitemo ibirindiro ndetse ifitemo na za ambasade. Mwarabyumvishe za Kuwait, mwarabyumvishe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, za Dubai, za Arabia Saudite, nyine aho ngaho za Iraq, hose Iran iri kugenda ihashegesha. Ariko ahantu hitwa Tel Aviv, Jerusalem, iri kugenda ihindura umuyongo uko bwije nuko bukeye, iri kwihimura ku bayobozi bakuru bayo bamaze iminsi bicwa, kuko mu minsi ishize, icyo gihe hari mu masaha 48, Iran yatakaje abayobozi bakuru bagera muri 6 biyongera kuri wa muyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wishwe agasimburwa n'umuhungu. Abo rero barimo minisitiri w'ubutasi, barimo umuvugizi muri IRGC wa mutwe udasanzwe wo muri Iran, harimo umunyamabanga mu by'umutekano, harimo umuyobozi w'umutwe wa Basij. Bose bagiye bahasiga agatwe mu bitero bikomeye cyane, nabo batamenya uko bigenze. Iran, aho Amerika na Israel babaga barasha nk'inyubako bakagwirwa n'ibihome cyangwa se bakicwa mu buryo batazi. Byose rero bikaba byarakozwe mu gihe gitoya. Iran rero nayo iri kugenda yihimura mu buryo bukomeye cyane, wa muntu we. Byanatangajwe noneho Iran kugeza ubwo uyu munsi iri gutangaza yuko Amerika ibyo iri kwibeshya bitazayishobokera byose, ko intego zayo itazazigeraho. Reka tujye kuri iki kintu, ni ukuvuga ngo intambara noneho iri ku masasu na za misile na za drone zikomeye cyane, ariko iri no mu magambo. Politiki y'amagambo nayo yakajije umurego. Hashize iminsi Trump utangaza amagambo atandukanye rwose, benshi bavuga bati aya magambo ari kuyaterwa n'iki, aho ngaho iyi ntambara ntiyamukomeranye, agasubizwa na Iran nayo. Rero mu gihe uyu mwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, birumvikana ubuyobozi bwa Iran bwatangaje noneho ko bushobora gufunga burundu umuhora wa Hormuz. Ibyo Amerika yigira noneho bikayibana ibibazo. Uyu muhora wa Hormuz ukomeje kuvugisha benshi ku isi, kubera ko kuba uri gufungwa bivuga ngo uri guteza ingaruka zikomeye cyane ku isi yose, kubera ko nyine ibiciro bya petroli cyangwa se bikomoka kuri petroli biri kugenda bizamuka bitewe n'uyu muhora wa Hormuz. Imwe rero ni imwe mu nzira ubundi iz'ingenzi ku isi inyuzwamo ibikomoka kuri petroli, kubera ko ifite yihariye ibirenga 20% by'ibikoreshwa ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku isi yose, 20%, abandi tugabana 80. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi mvugo rero ya Iran irakomeje nyuma y'igitutu gikomeje gushyirwa kuri Tehran cyangwa se kuri Iran nyine n'ubuyobozi bwa Amerika, aho Trump aheruka gutanga umuburo avuga ko Iran nidafungura uyu muhora byuzuye, nidafungura iyi nzira, ngo mu gihe kitarenze amasaha 48 ngo bizayikoraho, ngo hazajyaho ibitero byibasira inganda zayo za nucleaire, kandi ko bizaba ari ibibazo bikomeye cyane. Aha rero Trump yabitangaje avuga ko bazakoresha imbaraga bafite zose z'ikoranabuhanga za gisirikare n'izindi, ariko ko Iran igomba gufungura uyu muhora. Mu gihe rero Amerika itangaza ibi, n'ubundi amakuru agaragaza ko mu ntangiriro z'icyumweru gishize batangiye kugenda bohereza amato y'intambara, ibitwaro karundura bidasanzwe n'ibyo tutarabona, babyohereza mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se muri bihugu nyine byo mu burasirazuba bwo hagati, birumvikana ngo bashaka kugira ngo bacinege cyangwa se bakomeshe Iran. Ibyo bitwaro kandi ndetse n'ubwo bwato bw'intambara byaherekezwaga n'abasirikare bo mu mitwe igiye itandukanye idasanzwe, bagomba kuzabikoresha, kandi ko ngo bazagaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Ndetse Israel yo yaje gusa naho imena ibanga cyangwa se bicika, yivamo itangaza yuko ibyo bitero bigambiriye kurimbura Iran. Aha rero kugeza ubu Iran nayo iratangaza ko idatewe ubwoba n'ayo magambo, ndetse yanavuze ko
ibyo Amerika na Israel bakoze byo kwica abayobozi ibyo ngibyo ntacyo bivuze na gato kubera ko birasanzwe mu ntambara ntagatifu kwicirwa umuntu birasanzwe ngo ikibi nuko wahomba abaturage kandi abaturage barahari kandi bakomeje gushyigikira no kwemera ubuyobozi buriho bushyashya nyuma yuko ubundi buciwe intege cyangwa se bamwe bishwe na leta zunze ubumwe za Amerika na Israel. Reka nshimire mwebwe mwese mukomeje gukurikira amakuru yacu, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira amakuru tubagezaho. Ikintu nabasaba rwose ni kimwe bavandimwe nshuti, mukore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda twaguka kuri uyu muyoboro ubundi twagezaho amakuru meza. Kandi ndabashimira cyane, nabonye rwose hari abantu bavuga bati urakoze kuza uzi igihe kutugezaho aya makuru. Rero nanjye ndabashimira ibitekerezo byanyu cyangwa se comment, ndazishaka kugira ngo dukomeze kugira byinshi twunguka mu byo tubagezaho kandi bibanogeye. Imana ibarinde cyane. Nge nitwa Isaac neza kuri uyu muyoboro.